sheri kureba abana bacu bamaze gukura ubu ngubu ntabwo twabyara akana ko mu zabukuru. What? Kana ko mu zabukuru ubusaba twabyaye bo bameze gute? Ubundi bari abana ni ngiye twababyarana cyangwa waciye inyuma umwana batoraguye. Reba kiriya cyashorokana ntabwo ndakeje kwiga muri Amerika kikajya gukora akazi hasi gikorera 500. Ntabwo nabishije isambu yanjye kugira ngo ajye kwiga. Reba cya Junior, ubundi cya Junior akiri he? Papa aracyabyibuka kuko nanze ko yabyibagiwe. Oya sheri, umugabo mwiza nkawe ntabwo naguca inyuma. Sheri, nubwo bari abana batunaniye ariko nabawe. Reba nka Sharukani murasa, ibitwi, amabinga byose murasa. Ushatse kuvuga ko mfite amatwi n'amabinga ubwo muri make mpinduye ipusi? Oya sheri, ntabwo mvuze kuri ipusi ahubwo umva ndi makuru meza. Ayahise naho wabere wasanga ugiye kumbwira ibintu bizima none se mugabo mwiza wari uzi ko Bwenge twaraye tuvuganye? Bwenge wa mwana wanjye nemera mu bana bose nabyaye se imayo makuru noneho nayateze ngaho yambwiye. Umwana wawe Bwenge abandi bana sinago bemera. Abandi se mbemera he? Reba nka cya Junior nikirwa gitega amafuku ni cyanani. Reba Shorokani nanani ngusubire mu bikosa bye nako nabikubwiye ubwo wabugiye kunsubirishamo nkarado kandi rado naga igisubira inyuma. Bwenge se ko mwemera yuko yagize ubwenge nyine bwica akajya kwiga mu Burusiya abandi nabemera kuko bafite iki ko batega amafuku se? Ibyo tubyihore ndabiza amatiku yawe ugira bwakwira bugake. Reka tugaruke ku nkuru y'umwana wacu Bwenge. Ni wumva ahubwo wari watinze ngaho yameneza rero. Bwenge yambwiye ko bavuze amanota muri kiriya cyumweru cyashize ahubwo tube twitegura bari kwitegura kuza. Numva inkuru nziza. Bwenge we n'umwana niyibyare wenda mwizera ko noneho we yagiye kwiga mu Burusiya ntago ari inkuru anohereje kwiga muri Amerika akajya gukora akagirarwa kuri 500. Mwana we yaransebeje ahubwo dutangiye twitegura umwana wanjye nemera Bwenge imfura yanjye niyibyariye. Jewe narakijijwe ibyo rwose kuri gubinkekeraho n'ubwende ntabwo nkiba amenye ko kwiba ari icyaha. Ariko Yesu agira neza none ubu rwose uborakijijwe nta gukiba ubu nta nubwo ugikora abantu mu mifuka ubujura bwawe nkuziho ntabwo wabureka urabeshya. Ikimenyimenyi wa mukobwa mperutse kuba telefone nyine kwaje narayimusubije mbese nasomye ijambo ry'Imana amenya ko kwiba ari bibi. Ariko Yesu agira neza niba warakijijwe koko ukaba waramenye ko kwiba ari bibi yewe Imana yabigira neza ntawe utakizwa. Yego mani ngiye naretse idini y'ubujura nyoboka idini y'ukuri mwana. Usanga ari wowe wibakaritse yose ariko ngo wayobotse idini y'ukuri urabeshya ariko byanashoboka iyo dini ni iyihe? Abapagani muransetsa kweri idini y'ukuri ni Bibiliya niwo murongo wakugeza mu rurembo rwera. Uriya muntu ninde? Ko ndeba badasa nk'abanyarwanda uriya muntu n'uwahehe koko? Uriya surani Bwenge mwene Joma kanya se yabavuye muri Russia. Bwenge mu bahungu bose Joma yabyaye niwe uzamugirira umumaro. Good morning bro. Yes, good morning my friend. How are you? I'm fine, thank you. Ibi ni biki banyarwanda ibi ni biki batangiye kuvuga batangiye kungurisha? What is he speaking? It's autocracy, mister. Shut up. Yes. Yes, come on. Where are you coming from? I'm coming Al-Brusia. Are you coming in Russia? Just now. What's a climate of Russia? In Russia is good. Goodbye. Yes, goodbye, mister. But you have missed. I want to visit you at 6 p.m. I'm going to home. Thank you so much. Ibi ni biki unkoreye koko? What? Ibi kise kandi inshuti yanjye. Rega twasoma by the way. Bombo clap.
igihe umuntu ahereye akora kubu ngubu nta muntu wabaza kubaza ati ufite angahe kuba nta n'igihumbi wamunamwerekaho nawe mwana hakuweho nawe ubayeho gute ubwo ngubwo igihe cyose wabere gikora no mu mifuka gasita mu mifuka se ubwo ukozemo bakaguca akaboko gaca wibye kwibaza ko ari icyaha uzahora muri ibyo yanjye nzajya nkoresha amaboko yanjye no How are you? ibyo ni ibikizi aho bariyo aho rero se ni ibiki ko ntabyo ubwo ni iwanyu wamcyanuye bari kuvuga igerayo ureba ntabariyo My friend, what the village you? mama nawe uhari mama nawe uhari se n'ibyo yakubajije hata papa yagiye guhinga Kambasezere njye kureba papa ubu ngubu arankumbuye. Ariko mana yanjye kutiga ni bibi ubu bari ibyo navugaga byose nta na kimwe bumvishe. no kebana yo Joma Comedy zimya twizamukire